Umva turi byose Ego. kubera yuko twahamagawe n'Imana duhabwa imihamagaro itandukanye. Rero nkuko bisanzwe ndi umuhanuzi w'Imana ndumuvuga butumwa ndetse na muhoza wanjye uyu n'umudamu wanjye nubwo wenda turagiye igihe cyo kwivuga ntusari ikindi twafatiyeho nawe nuko nguko ndumva bantu muratuzi ahangane mu rugo kuri Conclude TV show. Rero ndumva iyi ni famille. Mfite impano y'uburirimbyi, yego, impano y'ubuhanuzi, yego, impano yo gusengera abarwayi n'izindi ni nyinshi. Yego, Imana ishimwe. Yes, reka basuza abakunzi ba Conclude TV show aho mbereye hose ngemerereye mu karere ka Ngororero. Amen. Yego, abari mu ntara enye ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali ndabasuje Imana amahoro nibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe ndiyatuma Imana Conclude nemvuze ngo nibereye mu karere ka Ngororero. Yego, nta kindi cyanzanye nagiye kwirebera abakozi b'Imana. Amen. Ndi kumwe nande Gasigwa Jeremy hamwe na Uwifashije Marita. Yego, ni korari bagiye kutubwira iyi korari ahantu baririmbira naho barepetera. Haleluya. Amen. Sinzi baturi korari gusa ariko ndumva turi byose. Ego. Kubera yuko twahamagawe n'Imana duhabwa imihamagaro itandukanye. Rero nkuko bisanzwe ndi umuhanuzi w'Imana ndumuvuga butumwa ndetse na muhoza wanjye uyu n'umudamu wanjye nubwo wenda turagiye igihe cyo kwivuga ntusari ikindi twafatiyeho nawe nuko nguko ndumva bantu muratuzi ahangane mu rugo kuri Conclude TV show. Rero ndumva iyi ni famille. Ariko hari akantu harya Marita yivuze. Marita nako yivuze. Nivuze. Nitwa Uwifashije Marita. Yego, ufite izihe mpano? Uko ngewe njya gusura abanyempano gusa. Ufite izihe? Mfite impano y'uburirimbyi. Yego. Impano y'ubuhanuzi. Yego. Impano yo gusengera abarwayi n'izindi ni nyinshi. Yego, Imana ishimwe. Ariko Jeremy gifite mikoro. Hari akantu nduvuga ngo mbabazi. Yego. Kuki njya numva nkumva uravuze ngo muhoza. Noneho na Marita naye nkumva ngo aguhamagaye muhoza. Nakantu mwabyumvikanyeho nk'uko umuntu avuga ngo sheri abandi ngo shushu be abandi kibimeze bite? Urakoze, ntabwo ari ibyo twumvikanyeho ahubwo wenda rino zina ryaje kubw'amakuru nari mfite kubera ko mbere yuko mubona ambera umudamu nabanje gusenga igihe kirekire nk'imyaka igera muri 4 musaba. None Imana ikambwira ati umufasha nzaguha azaguhoza. Rero iramumpamba nako afite urukundo ndabwira ati rero Imana ambwiye ko uwizampa azampoza. Nawe ati burya nuko nguko kandi kigereza kuri ibyo ndi imfubyi kuri papa ndetse na muhoza wanjye nawe ni imfubyi kuri mama. So rero twafashe umwanzuro wo guhozanya twitana gutyo ubwo nyine turi muhoza haba mu rugo haba nijoro haba mu kazi nabo tubana byarabayobeye. Ese burya yego eka muhoza w'igitsina gore asenge. Mana turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo rwawe rukomeye, tugushimiye ko wemeye ko twongera kugaruka hano muhabwe icyubahiro, tugushimiye urukundo n'ineza bitarondore kandi ushyirwe hejuru nuhimbazwe. Nukuri turagushimye kubw'uyu mwanya, turagushimye kubwo baduteza amatwi, turagushimye kuri aka kanya keza uduhaye nuhabwe icyubahiro. Turanezerewe kubw'uyu mwanya kandi turishimye, nushyirwe hejuru nuhimbazwe. Umwanya nk'uyu ngwisa tugiye gufata zose turi imbere zawe ubane natwe. Nukuri warakoze Kristo kandi turagushimye kubw'ibintu n'ibitangazo ugenda udukorera. Turagushimye nuhabwe icyubahiro. Ndagushimye ko wamaye muhoza kamoza Mariana riraga. Ndagushimye rero n'abandi bari kurira nabo bahoze izina ryo rihabwe icyubahiro. Umuntu wese udukurikiranye kandi umuntu wese uduteza amatwi reka nyiringabo Imana yumva ijambo ry'ihumure, reka ijambo riruhura umutima riboneke kuri we. Umuntu wese wafashe umwanya wo kwica gahunda ze akaza muri uyu mwanya umuhereza umugisha. Uyu mama dusanze hano umuhereza umugisha kandi umwiteho. Uyu mama nyenga Imana dufatanyije iyi saha mugirire neza. Uyu mupapa umugirire neza, sora n'umukobwa umugirire neza. Umuntu wese uduteza amatwi umuhereza umugisha. Abari bafite indwara bakire, bari bafite ibibazo bikemuke, abantu bari barushye baruhuke, abantu bari kuri bahoze mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Kristo, urakoze kuri kumwe natwe kandi urakoze kubanye natwe kandi urakoze kutwitayeho. Urakoze kuraba natwe muri iki kiganiro. Nuhabwe icyubahiro, tuguhaye umwanya, tuguhaye karibu, icyo ushaka gukora ugikore mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Ngiye guha promotion telefone yo guhamagara uyitabe.
yagiye yavuyeho yamagaye turi gusenga. Ni abantu b'Imana bashaka ko dusengana. Ni nyuma buriya y'ibiganiro babe bihanganye, niba banarehora mube mwihanganye turi mu kiganiro. Uzi impamvu? Yego. Ubu ni ubwa kabiri mbasuye. Yego. Noneho njyewe buri wese twakoranye ikiganiro, buri wese ukwe, ntabwo nigeze mbahuriza hamwe. None hari umuntu wambwiye ngo yewe we, ngo bari abantu ngo wasuye bo muri Ngororero, ngo bamfashije, mbongo nahamagaye Marita ngo yansengeye. Wewe ngo reka ngo mpamagare ngo nagasigwa. Buriya rero hari ikintu atazi. Ubaze ndahije ndabwira nisi uzi ko ari umugore n'umugabo ngo yewe we ngo ntabyo narizi ngobwe ngo nari kwivamo. Uriya muntu ntabwo yarazi ko twe dukunda gusenga turi gusengera hamwe nka groupe, kuko turi groupe Imana yashinze iradutoranya iraduhamagara. Ubu turi umunwa w'Imana, turi ibitekerezo by'Imana, turi amaguru y'Imana. Iyo Imana idutumye turagenda, iyo Imana iduhaye misiyo turayikora nka famiye yubatswe n'ijuru. Imana ishimwe. Yego. Ariko ninde wabanje kubwira undi ko mukunda? Duga ngo mbasubize muri cya gihe tu mu gifiyansa. Ni ngewe wabanje kubwira Muhoza ko mukunda. Ariko mfite ikintu gitangaje. Ariko ni ibanga. Nizere ko abantu bazabyumva batazasakoza. Yavuga buhoro nta kibazo. Kambuge buhoro. Uzi ko namubwiye ko mukunda? Nari namutumye mu cyumba cy'urubyiruko nari nyoboye. Ko aribwo nagiye nabona ikimenyetso cya nyuma datari yarambwiye. Mbere hose ntago nari nzi ko ari uzambera umugore. Yego. Muva ngo mwe musanzwe muziranye n'ubundi muri gahunda yo gusenga. No kuvuga ngo rero Muhoza atuye mu murenge umwe ntuye mu wundi. None nasenze Imana impa makuru y'icyumba njya gusengeramo kandi ko nzagikuramo umufasha. Ngeze muri icyo cyumba nahuye n'abakobwa bagira muri babiri mbere ko murana Muhoza. Bambwira ko baransengeye bamfitiye amakuru. Nabanje guhura n'umwe arambwira ati ni weho ndeshya ni wowe, isura ni wowe, ufashwa nk'uw'Imana yarambwiye. Nabwo ati wow, ni rero nzabanza mbaza Imana. Rero ndasenga nari mfite ahantu nkunda gusengera atari aho ngaho. Imana arambwira ati ariko witonde, nza kumenya neza ko atari we. Nyuma y'uwo nguwo nahise mubwira ni rero ntabwo ari weho, ntabwo nakundanaga n'abakobwa barenze umwe. Noneho haza undi arambwira ati burya ni weho. Ntabwo navuga amazina. Nawe namubwira nti nta kibazo, reka tubaze Imana, ntacyo bitwaye turamiza turasenga. Mu mezi nka 3-4 Imana irambwira ati hoya ntabwo kandi ni wibeshya ukazana umugore ntakugeneye, ntabwo nzaguha urubyaro. Avuga ni rero witeka icyo nifuza no kugira umunezero, no kugira urubyaro, no gutera imbere ndetse n'ibindi. Ndayumvira, maze kuyumvira noneho ijya yampa ibimenyetso bifatika. Amen. Ikimenyetso cya mbere abonye yuko Marita ari we Imana yakubwiye ni ikihe niba ukivuka? Ntabwo wakibagirwa ariko. Murakoze cyane. Ikimenyetso cya mbere nabonye kimpamiriza neza yuko Marita ari we. Imana yarambwiye kwizamo umuhanuzi ufatika wuzuye imbaraga za Mwuka Wera. Abo bandi rero bambwiraga ko ari bo, nareba nasanga abagane uwitaho. Uyu niwe muhanuzi wambwiye. Ariko kambwira ati yaba witonze aracyari kare. Yego. Amen. Mega Marita mikoro. Maria akikubwira reka yifashe, wese arajya yifashe. Akikubwira yuko agukunda, aguporopoza nyine yifuza yuko mugomba kubana. Yego. Wari ufite amakuru cyabye n'abakobwa n'ubundi waravuze ati wapi rwose nibiki cyangwa wari ufite amakuru nawe tuvuga uti ndemeye kuko nibyo Imana yambwiye? Nari mfite amakuru ariko ntago nahise nemera. Yego. Namanje nangaho gato. Ndavuga nti kamanze nanjye ntago nemeye. Nyine narabyemeye mu mutima ho narabyemeye. Ariko sinamwereka ko bise mbyemera. Ndamanza ndamuhakanira. Yego. Naramanje ndabyemera uruhande rumwe ariko mu myuzo ya mbere nabanje nabyanga. Umubwira ngo iki rero? Namubwiye ngo iki? Nyimara kubyemera ijambo namubwiye ndarivugira hano. Kibazo pe. Kugira kuri kamera nta kibazo nagaririye. Ijambo namubwiye narakundanaga nkakundana n'abantu benshi. Nyine narakundaga umuhungu twadukundanye nkamubwira ndamukunda ariko mu mutima wanjye urukundo rukanga kuzamo. Nkaba mbese mubwira ko mukunda ariko nkumva ko mubeshya. Mu mutima nkavuga nti hari wasanga mfite ikibazo kanje mbabeshya yuko mbakunda kubera ko Imana yambwiye ngo izande kuri urukundo imaze kunyereka uwanjye. Noneho abandi nkanyambabeshya ko mbakunda ariko nkimara kumubona bimaze kunzamo ijambo namubwiye nawe ndabizi ntago yagibagiye. Naramubwiye ngo muhaye umutima wanjye. Wakira gasi. Nawakiye Yego. Ubwo mama urakomeye. Naho ngaho gose n'iryo jambo namubwiye. Yego. Ariko usanzwe umuzi uza amakuru ye.
Namakuru yo mu buzima busanzwe ntabwo nari nyazi. Twahuriraga nk'ahantu turi kwivugira Imana. Mu buzima busanzwe ntabwo nari muzi, ariko nari narigeze nagira iyerekwa kubera ko ngiye najyaga gushaka. Imana yari yambwiye ngo nushaka nakubwiye ngo ushake. Nigeze najya mbigerageza nkajya kugenda nagira nko mu nzira ikambwira ngo genda ugereyo n'umuntu twapanze ahari nugerayo umugabo ndamuguha. Ukimara kugerayo mugiye kurira igitanda arahita apfa witwe umupfakazi kandi umugabo utamubonye nuvuga ko uri umukobwa ntibazabyemera. Icyo gihano nzaguha nushaka nakubwiye ngo shaka. Yego cyo kintu Imana yarambujije. Uguhuye na Gasigwa Jeremy Maniti nuwo yari yaranyeretse amakuru ariko ntiyanyereka isu. Yari yaranyeretse aje kunsura. Yego reka bivuge n'undi yabivuge. Nari narigeze nagira iyerekwa aje kunsura mu rugo. None aje kusura Imana irambwira ngo reka nkwereke ikimenyetso cy'umuntu uzakubera umugabo. Inyereka igikapu agihetse, inyereka n'impano irimo, ariko impisha mu maso ye mubona ikinyuma nyuma. Irambwira ngo umuntu uzagusura azazanye impano mu gikapu kimeze guke. Noneho ndavuga ni nkandeba umuntu uje kunsura bamwe akabanzanira igitenge abandi bakanzanira nk'imyenda, ariko nareba impano nuko bayizanye. Imana ikambwira ngo nukibika ntabwo uragira umutekano. Navuga ni impano umuntu amaye ntabwo nayanga. Nayibika yajya kugenda nkongera nkayipfunyika muherekeje nkagenda nifubitse nk'agasharupe nkamubwira ntakiri byawe. Ese kubera icyo ncubije impano nakuzaniye ni wapi? Ntabwo Imana iginyemerera kubika ibintu bitari ibyanjye. Ariko wakiza bwa mbere akiza cya gikapu nabonye ntago pe nubwo namubonaga bisanzwe mu buzima busanzwe turi gusenga. Ntago ibintu byo guteretana no gukundana oya. Namukundira cyo kure yari afite mwuka wera, afite imbaraga z'Imana. Nkamukundira Imana imurimo, yazaga mu cyumba tugafashwa. Noneho akimara kuza rero aragutse mu rugo nahise mbona zanzozi narose, mbona cya gikapu aragihetse. Ndavuga ni ndagira amatsiko yo kureba ikintu kirimo igikapu. Nge nahise mfungura ngo ndeye yampano nabonye amakari irimo, nsanga niyirimo. Ndavuga wite ko wambwiye kuzanuza Kigali, none uyu muntu wirambano w'Ikigali reko ngiye kuzajyana mu mahanga. Nago ndi kubabeshya, uyu muntu wirambano uwo mu mahanga. Habayeho kumanza gusenga. Ndavuga se ni impano nabonye naba narayibeshye. Ndongera ndasenga. Imana inambwiye turiya ni uzaguhoza amarira yose bariya bagiye bakuriza bakubeshya ngo baragukunda kandi batagukunda. Imana inambwira ngo uriya ni muhoza. Kuri nimero ye nahise nandikaho muhoza. Nago ndi kukubeshya nawe namushatse muri telefone yanjye hari handitsemo muhoza. Se nandikaho muhoza. Ndavuga uyu niwe muhoza. Nkampamagara muhoza bakambaza ko muhoza mu rugo muhoza ni ibiki. Bandi nandikaga babyishima, bandi ngandikaho bamuneze. Buri wese namwitaga izina rye. Ariko we nahise nandikaho muhoza. Guhera ubwo nyimara kubona iyo mpano nta nubwo ibintu byacu byatinze Imana hisi bikora. Ni gucyo twahuye. Imana y'amahoro ntiyabwa icyubahiro. Umere mikoro no kugira ngo izina ryamamare munyamakuru Concorde. Dukundanye hari indirimbo nemfite muri telefone yitwaga Muhoza wanjye wandutiye benshi nshengewe nane. None irandirimbo izindi zose nahise nzisiba sigaza mu irandirimbo muha telefone. Nemfite telefone ya fama yavugaga cyane, ahanyuze hose akajya urayicuranga buri gihe cyose bigenda gutyo. Na n'ubu ngubu ni Muhoza. Yego amen. Yego urugo murarwubatse rero. Turarwubatse. Naki ngahe mufite abana bangahe? Tumaze imyaka irenga 5 igera muri 5. Dufite umwana imyaka 3 n'igice. Yego umwe. Ariko intambara ntago zabuze kubaho. Mpumuriza n'abantu bari mu ntambara kuko Muhoza muzana uri kubona ko rwose ni umuntu mwiza cyane rwose. Narwanye intambara zuko ndi umukene nkabanzanye umuntu mwiza nk'uyu nguyu. Nzirwana kigabo, ariko na n'ubu ngubu nshimye Imana kuri kugenda inzamura. Noneho nageze kuri Concorde TV, ubu n'ahandi nzahagera. Amen. No hanze y'u Rwanda muzi ko nagezeyo. Rahira. Izina ryanjye bararizi. Yego. Na Muhoza bararizi. Hari umuntu wo muri Norvege wambajije atari ko mwese numva muri ba Muhoza nzajya menya mbatandukanya gute. Ati byagenze gute? Nemubwira nk'uko twakubwiye. Oya nta muntu nyine wumva umwe ngo reka mbwire Muhoza undi Muhoza n'iki ubwo kumva nyine biragize ariko mwarahozanyije. Imana ishimwe. Nyine tubwire mumaze kurwubaka izo ntambara n'iki ubu bimeze biti?
ubu turashima Imana kubera ko twashakanye ntaho guhinga dufite. Bavuga ngo ntabwo turamarana kabiri, bavuga ngo nuko mukundiye ko ari mwiza, bavuga ngo nibyo amaraha ya gisore, cyane ko nagiye no mu marokore kubera ko ngiye ntago nari no mu rokore mbere, bavuga ngo ngiye mu rokore gushakamo umukobwa, ariko byabatunguye ntamushatse kuri uwo mudugudu, ahubwo nambutse njya mu wundi murenge. Rero no kuvuga ngo nuri tumaze kurwubaka ntago habuze intambara, ariko none Imana imaze kutugirira neza, nitukibura guhinga, nitukibura icyo kurya, umushyitsi araza tukora icyo kumuzimanira, n'ibindi byose izabikora, no kutwimura ndumva ari byo bisigaye nabyo izatwimura. N'uyu munsi mwanzimaniye, amen. Ni umugabo wo kubihana rwose. Nitutaba ni Musanze tuzabana i Kigali cyangwa se Rubavu, tuzeza ko mu minsi iri imbere tuzaba turi ahantu heza cyane hari amatara menshi cyane yaka. Ariko ndaguca mande. Yego. Nta nzozi nakuroteye. Nazikubwira ukumva ngo nturi kuzisobanukirwa, ukambwira ngo uzazimbaza ku wa mbere. Zira nzozi wamaze kuzindotera. Nyuma twari turi mu rugendo ngiye na Muhoza, buriya dukunda kuba turi kumwe no mu rugo barabizi. Nyene iyo umwe ari mu kazi kumwe bayumva tuzuye. Yego. Tugenda tubiganiraho, ahita ambwira ukuntu nawe hari ibyo yabonye neza bihuye n'izo nzozi. Bivuge sinanjye nibisogora bizagire. Yego, bibwira isi. Hari abantu bajya bagira sibyo, ukabona nk'ibintu byamugezeho ntabwo abivuze, no nyuma byasohora kada ngo biranga Imana ngo yarabimbwiye ngo biranga nenera birose. Bivuge Imana ishimwe. Kumbwira ngo hari inzozi ngo nakurote ngo kandi inzozi zanje ngo njya nzikabya. Urumva? Ndahubwa nise nyine wazimbwira ngo hoya ngo tegereza ngo ntibizarenga ngo kwa gatandatu. Nyine wowe bimbwire nimbona ko ari byo. Nicyo genzahite mvuga ngo urota inzozi zikanasohora muri makora zikabya. Amen. Yabimbwira numva wapi. Nje rero narabibonye, ntabwo njya nkabya inzozi, ntabwo njya ngirute, ariko nararyamye. Ngiye kubona ntuye Musanze, noneho mbona turi gutemberana inzu nziza pe, nziza yari imeze nk'inzu duturanye irimo amakaro. Yego. Ubwo hari ukuntu nyine n'ibyumba nyine ndi kubibona gutyo, ubwo turayizenguruka turi kumwe nge nawe Gasigwa. Yego. Hari n'abandi bantu bahari. Noneho ngiye kumva numva uri kuvuga ngo iyi nzu ngo ni yanjye, ariko ntabwo ndahita mva Ngororero ngo nimukiri Musanze, kuko hari imirima hari imyaka tugifite tugikurikirana twahinze. Ngobwo ndi gushaka umuntu ugomba kujya yikodesha 150 ku kwezi. Amen. Warazimbwira muratongowe. Nahise ndirimba ngo amasezerano y'Imana iyo wamaze kuyahabwa uzusenga ugire kwizera, oya ntabwo azahera. Nahise ndirimba ku gakorasi numva ndujujwe, ndavuga ati wite ubwo noneho wabyeretse Muhoza na Concorde akaba bibonye. Wow, reka nitegure noneho. Ntabwo ndi umuhanuzi, nta nubwo ngira, ariko bishaka kuba biri kuza. Ahubwo biri bugufi. Hari ndi muhanuzi nawe dukorana ibiganiro. Hari inzozi namuroteye ndabimwandikira. Ahangije arambwira ati rero urimo ati ibi bintu ndi kubona ibimenyetso. None ejo bundi yahise ambwira ati bya bindi warose byose byagize ute byasohoye. Nanjye ejo bundi hari mwene data amamagaye, ndumva ari uw'irubavu, arambwira ati ibi ubwo yambwiye iby'Imana yamubwiye. Nyuma none numva ikintu yasorejeho, yarambwiye ngo ibi nkubwiye ejo bundi vuba cyane uzabinyibutsa twicanye mu makaro iwanjye cyangwa se mu makari wawe, ngo uzanyibutse ibi nkubwiye. Nkamuhoza Marita nawe atubwire izo nzozi zanjye wowe icyo wazibonyeho twumve tuzabihuze n'ibisohora tuzashira. Yewe nari narabibonye mbere, yaba ntarabibonye mbere nkabibwira nyuma ariko kugira ngo nibyo wambwiye. Yewe nanjye narabonye inzozi ndarota. Noneho ndota nagiye gukora iwacu hakurya Imwendo, nyine nagiye mu kazi mu murima. Mvuyeyo ngeze mu rugo nsanga umutwari wanjye yiteguye utuntu twose byo gushyira mu gikapu yabishyizemo, arambwira ngo twagiye ngo Musanze. Nkamubwira ngewe Musanze ngo ya ngo twagiye ngo ariko ngo tugende. Nkamubwira Musanze ngiye nta makuru mafite ngo ariko ngo tugiye Musanze. Mbwira ngiye birayi byanjye rero nahinze ntago nagenda ntabiri birayi byanjye, ndamubwira ibishyimbo byanjye, ibigori byanjye, nyine nkahita mwereka impamvu. Arambwira ngo bupakiye imyenda tugende Musanze, ibindi bamimbwira tugezeyo. Noneho
yahise afata igikapu cyonyine ashyiramo utwenda dukeya arangije ahita anshyira imbere ambwira ati twagiye bebe arambwira ati turamusigira mukecuru tuzagaruka kumutora nibikunda tugende anshyira imbere turagenda nanjye mbona turimo turagenda nakangutse tuzaye twagerayo ariko turimo turagenda nanjye nizo nzozi nabonye yego ubwo rero nibisohora tuzagaruka ikiganiro turisi ko Imana akoze bitanga cyane rwose cyane kuko ngira ngo njya nkunda ibintu byo guhamya pe ikintu cyitwa ubuhamya burafasha amen nukuri kw'Imana nukuri nyine hari ubwira abantu Imana yagukuye ugasanga aho uri aho wari uri n'urugero muri 2025 niho ndi ubu ngubu muri 2026 nkahita mvuga nti Imana yatabaye Marita Imana yatabaye Gasire Imana yatabaye Concorde amen nanjye zantabara bikaremamo abantu ibyiringiro ubwo rero nibisohora mugatura Musanze mu nzu y'amakaro nge nabonye tuzaza tuyakamere tuyabyinireho tuvuge ngo Mana yacu ntabwo jyube amen zima nikora biradutangaza na nuwabimenye uko biri ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora amen ariko icyo nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi ari byo mu gihe gito Mana ishimwe turamye umukiza tuzamuririmbira twese uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ni namu uri Imana ikira nukamuri byose ku buntu ni namu tuki buretse gatoya iyi Mana yubaka ingo yanyubakira urugo ikama muhoza amen reka mereho nkomeza abantu Imana itariyubakira ingo mbabwira ngo nimukomere mwebwe musengere uwo mushaka kuzaba we mu minsi iri imbere uko nguko ndi niko nari narabwiye Imana nubwo bitaragira ku 100% ariko 70 bivuye kuri 20 ndumva bigeze kuri 70 rero urumva 30 rwose byo ndizeye kandi 100% ndafite Imana ikizere amen mbonereho noneho kwihanangiza abantu bumvaga neza yuko urugo rwacu naho tuzagera tutazava mu cyaro tutazagora imodoka ibyo byose ni ibyacu twabiremewe kandi biradutegereje Imana ishimwe uzi yego ngereka mbashimire pe yankunda kuvuga ngo ibintu byo gushimira abantu bapfuye batari kubyumva katuye dushimira abantu bakiriho ndabashimira yuko nta comment ndabona ibatuka mu biganiro twakoranye nta muntu urambwira ngo yabahamagaye mu mwanya ahubwo muranabihamagarira amen Imana ibaha umugisha niwo murimo twasigiwe yego tukugana ku musozo tuvuga ngo mwibutse abantu abakeneye kubahamagara kugira ngo mufatanye gusenga babahamagara ryari banyura mu zihe nzira mubarangire muri make umunsi mwahariye gusengera abantu amen Imana y'amahoro nishimwe twebwe by'umwihariko gusenga kwacu ni buri munsi ntago waburwaye ngo ngo uzaduhamagara igihe iki niki yego tugira groupe iterana umunsi ku wa gatanu ariko iminsi yari yose waduhamagara tugasengana tukaguhumuriza tugafashanya Imana ishimwe nimero ya telefone 079 44 734 iyanjye 079 643 WhatsApp 0732807215 Imana ishimwe izo nimero ziri muri mobile money yego ukabahamagara mugafatanya gusenga Imana y'amahoro ibahe umugisha shalom